Yes, twongera kubasuza tuba ikaze hano kuneza G cyangwa se gym y'ubwonko dutyaza iminwa yacu buri munsi ngo tunogera amatwi yanyu cyangwa se dukomeze kugenda tubabwira ibigezweho mu makuru showbiz nyarwanda by'umwihariko. Aya makuru rero akaba ari amakuru asohotse yihuse asa nkaho atunguranye cyane ariko akaba byaraciwe amarenga kuva kera, ariko aya makuru noneho akaba abaye official, ikaba ari divorce hagati ya Idris ndetse n'uwo bakunze kwita Vestina mwamenye mu ndirimbo zigiye zitandukanye za gospel zakoze ku mitima ya benshi, ndetse iyi nkuru ikaba ari inkuru isohotse itunguranye cyane, ikaba ari inkuru isa nk'ibaye yihuse. Rero iyi nkuru ikaba ari itangazo yaje kunyarukira ku mbuga ze zose tuza kugarukaho hano, akikozaho akandika ubutumwa buri mu cyongereza burambuye ndetse asa nkaho yaburambuye yitonze. Akaba ari inkuru yanditse avuga ko ibi harimo kunyuramo ari ibihe bitamworoheye, ndetse akaba atazongera no kunyura muri ibyo bihe ukundi. Akaba yabishyizeho umucyo ko atazongera kunyura muri ibyo bihe nk'uko ari kubinyuramo ku munsi wa none, akaba atazongera kubinyuramo ukundi. Ubu butumwa rero bukaba bwatangaje benshi, ndetse bamwe batangira kuvuga ngo ese imbuga ze nkoranyambaga zaba zahakinzwe nk'uko dukunze kubona abantu benshi imbuga zabo zihakingwa. Akaba ari ibintu byaje gutungura benshi cyane, ndetse bakifata no ku maso, ndetse bikaza kuba byarenze showbiz bikajya mu mitwe ya benshi, ndetse abamama, abapapa ndetse n'abandi bateganyaga gushinga ingo bikaba bitari kuvugwaho rumwe na benshi. Iyi nkuru rero ikaba ari inkuru isa nkaho rwose yatunguranye cyane, akaba ari nayo mpamvu natwe twifuje kuyivugaho mu magambo make arambuye. Nge muba muri kumwe ni Mr Nkusi, naho iyi bakayita Ineza G. Dukomeze tubane mu nkuru zacu za buri munsi ndetse zitambuka hano ku Neza G, naho nge ndabakunda mbahoza ku mutima. Imana ibaha amafaranga ndetse ibarinde umwaka n'amadeni. Duhure mu nkuru zacu ziri imbere. Ciao ciao.